Kimwe mu bintu bitungura buri wese ukicyumva n'umuco w'abahimba bo muri Namibia wo gusangira abagore n'abashyitsi babagendereye, ndetse kandi ntibigaragare nko kubaca inyuma. Ukihagera umugabo akuzimanira umugore we cyangwa se umukobwa we w'imfura, bise umutako udafite icyo uvuze, kuko ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo munoze amabanga y'abashakanye nubwo muba mutarashakanye, kugira ngo uwo mushyitsi azajyane inkuru muri rubanda ivuga ko urwo rugo rwakira neza abashyitsi. Ibi bigomba kuba yewe nubwo umugabo yaba atari mu rugo, umugore aba agomba kubikora nk'itegeko ry'umugabo. Umuco wabo utegeka abagore kwemera itegeko ry'umugabo, kuko umugabo afatwa nk'umwami cyangwa se umutware w'urugo. Ibintu byigeze kuba agaterera nzabu bw'umudepite wo muri Namibia Kaziyongere Cheundo yashakaga ko uyu muco uzwi nka Okujepisa Omkazendo ari wo gusangira abagore n'abashyitsi ushyirwa mu mategeko ya Namibia. Umushyitsi wese akazimanirwa umugore, ese igihe umugore abyanze bikaba ari icyaha cyamujyana mu butabera. Gusa bihwihwiswa na benshi ko yaba ari inzira yo gukwirakwiza umubare w'abamungwa na kagahanya k'agakoko ka virusi itera sida, no kongera umubare wabo gatako wa kajwiga paka izogera yirenze yabara bo gahitana. Ndetse kandi abo bavuga ko ari honyorwa ry'uburenganzira bw'umugore no kumugira igikoresho cyangwa se manipulation, bigafatwa nko guhesha icyubahiro umuryango muri rubanda. Uyu ni umuco w'abahimba. Ibi nagira ngo nkubwire ngo niba uri umugabo umwanzi w'iteka muzangano rw'injangwe n'imbeba uzagira mu buzima bwawe n'umugabo muzapfa umugore, kuko uwo mupfuye amafaranga uzashyira mu iyunga, ariko uwo mupfuye umugore mwazazira undi nk'uko imbwa izira umuheha. Ndaje mbikubwira mu buryo burambuye. Urakaza neza ku isanzure amakuru agizweho n'ibyegeranyo bicukumbuye. Ndi Plava, iyi ni Plava TV. Wayikaze. Umubano w'abahimba n'umushyitsi umeze ute? Umushyitsi mu muco w'abahimba ni mu ntoki. Mu mico ya kera y'amoko ya Bantu people, umushyitsi yahabwaga agaciro gakomeye. Ku bahimba umushyitsi si umuntu usanzwe cyane, ni intumwa y'Imana, ni umuntu kwicyubahiro gikomeye, wakirwa neza uko bishoboka kose. Mu gihe umushyitsi agera mu rugo, nyir'urugo afite inshingano zo kumugaburira, kumuruhura no kumushimisha, kugira ngo ataha atwaje inkuru nziza yuko mwakira neza abashyitsi. Umuco wo gusangira umugore n'umushyitsi ariwo navuze hejuru, Okujepisa Omkazendo, umeze ute? Uyu muco w'abahimba witwa Okujepisa Omkazendo nk'uko nabivuze, bisobanura gutanga umugore ku mushyitsi. Uyu muco ugira amategeko n'imiterere yawo. Ese ibi bivuze iki? Nyir'urugo ashobora gutanga umugore we cyangwa se umukobwa we mukuru warana n'umushyitsi ijoro rimwe. Iyo umugabo atari mu rugo, ashobora kumutegeka cyangwa se kumusaba biturutse ku cyubahiro ahawe n'uwo mushyitsi. Ntabwo ari ugushyingira cyangwa se kugurisha umugore, ahubwo ni ikimenyetso cyo kwakira umushyitsi nk'umunyacyubahiro. Icyo bisobanuye mu muco wabo, gutanga umugore n'igikorwa cy'icyubahiro, kugaragaza urukundo, kwizerana no gutanga amahoro y'urugo ku mushyitsi. Ni ikimenyetso cy'uko nyir'urugo yizeye uwo mushyitsi, burya musangiza n'iby'agaciro bye nk'umugore. Ese bikorwa bite? Umugore ajya kurana n'umushyitsi mu nzu yihariye cyangwa se mu cyumba cyateguriwe umushyitsi. Iyo umugabo atabishoboye, nko kuba afite abagore bake cyangwa se umugore utabishaka, ashobora kumuha umukobwa we mukuru cyangwa se umwe mu bagore be watekereza ko amukwiriye. Ibi bigomba gusuzumwa gutya. Umushyitsi agomba kwemera cyangwa se kwanga iki gikorwa nta gahato. Umugore nawe ashobora gutanga impamvu zituma atabyemera, nubwo mu muco gakondo byafatwaga nk'ikizira kwanga icyemezo cy'umugabo. Ese ibi impamvu yabyo yari iyihe? Harimo guhesha icyubahiro urugo. Gutanga umugore ku mushyitsi byafatwaga nk'ikimenyetso gikomeye ku rugo, ndetse kandi bikagaragaza ko urugo rufite imbaraga, icyubahiro n'ubushobozi bwo kwakira abashyitsi. Icyubahiro cy'urugo cyiyongeraga mu baturanyi, bigatuma urugo rukomeza kugira ishema. Ikindi kandi mu mpamvu zabiteraga harimo ubumwe bw'amashyirahamwe, alliance. Hari aho byakoreshwaga mu buryo bwo gushimangira umubano hagati y'imiryango cyangwa se amoko y'inshuti. Icyo gikorwa cyabaga nk'isezerano ridakosoka. Ikindi kandi cyabiteraga no kwizerana, ndetse kandi nkaba nabyita nko kunywana. Umugabo werekaga umushyitsi w'umugore yagaragazaga akamwizeye 100%, ndetse nta bwoba ko ashobora kumutwara umugore cyangwa se kumugambanira. Ese ibi bivuze iki ku burenganzira bw'umugore? Mu muco gakondo abagore ntabwo bahabwaga ijambo ryimbitse ku byemezo nk'ibi. Umugabo yafatwaga nk'umutware w'urugo wemeza akanategeka ibyo ashaka. Naho muri iki gihe imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'abagore yagiye inenga cyane uyu muco, kuko bigaragara ko ushingiye ku kwigizayo umugore no kumufata nk'igikoresho. Ariko ku mboni zabo umuco w'abahimba, umugore abatangira urugo rw'amahoro, ibyishimo n'icyubahiro binyura ku mushyitsi, si igitugu ahubwo n'uruhare rwe mu muco. Ese ibi biracyabaho muri iki gihe? Ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza.
Ibi biracyabaho gusa ni gake cyane. Abantu benshi b'abahimba baragenda bahinduka kubera kwaguka k'umuco w'isi, globalization, ijyanwa mu madini ya Gikristo, Christianity, amategeko ya leta ya Namibia, government policy, ubukangurambaga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi. Abasaza bamwe baracyemera uwo muco, ariko urubyiruko rwinshi nirubikurikiza cyangwa se nirubyumva kimwe. Uyu muco kandi ugaragaza ukuntu ikintu kiba gishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'umuco n'igisobanuro gifitwe n'abakibamo. Icyafatwa nk'ikosa mu muryango umwe gishobora gutanga icyubahiro mu wundi muryango. Ibi bitwibutsa agaciro ko kumva imico y'ahandi nta guca imanza, ahubwo tukayisesengura twubaha urusobe rw'umuco w'abantu twifashisha inkuru iboneka kuri Wikipedia ifite umutwe ugira uti okujepisa omukazendo. Iyi ni inkuru isobanura neza uyu muco, uko bikorwa n'ingaruka zabyo. Igaragaza ko umugabo atanga umugore we ku mushyitsi akamarana nawe ijoro rimwe, mu gihe nyir'urugo aryama ahandi. Hari naho umugabo atanga umukobwa we mukuru. Iyi nkuru inavuga ku mpaka zavutse muri 2014 ubwo umudepite w'abahimba Kaziyongere Chehunda yashakaga ko uyu muco ushyirwa mu mategeko ya Namibia, ariko bikabangamirwa n'impungenge z'ubwandu bwa virusi itera sida ndetse n'uburenganzira bw'abagore bwagaragaraga nk'uburi guhonyorwa. Reka nsubikira aha ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ahubwo nshimire mwese twabanye muri iyi video. Nibagiwe Rwanda subscribe ndetse n'akayogera kujya tujye tubana gatanu ku kandi. Narukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Mwibutsa kandi ko nyirizina ari njye w'umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka ngasukongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibihe n'imigambi. Inyiramatwi uva byose nyirinyisha usanga hose ndi nk'ubu idahusha ndinganje itanyeganyega, ndi umuganura w'amagambo y'indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kiriba, intore itarambirwa, indagamijwe itarundo, isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga ukuri. Ndi Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video itaha.